mfite buze gukora nice Kimizi. Kimizi n'umunyamakuru akunda kuvuga ku bantu basenga. Kimizi n'umunyamakuru akumva gutera komite ku bantu bagira gute, ndakwingiza kugira ngo uburozi ngiye gufata, ndakwingiza kugira ngo iyi nkuba mutumye imufate. Ibintu byose Imana irabyemera. Urakoze cyane. Kumva ibi Imana irabyemera n'ibyiza ikabyemera. Oya ntabwo Imana iryemera ibibi. Nongere mbigusubire impamvu. Reka nkubwire. Uretse nguce mu ijambo gatoya. Ntabwo turi bubyumvikane. Nuvuga ngo ahubwo vuga ngo dufite ibintu bibiri bituyoboye. Dufite Satani kundi bibi, dufite n'Imana ikundi byiza. Ahantu hose Imana ikundi byiza. Ahubwo Imana ntabwo uraza kumbwa ko Imana idahutira ko ngo nukibonye uriya muntu ari kugambanira Kimizi ngo Kimizi ngo ndamuvuga ngo ntabwo buriya buroza araburya. Buroza araburya. Uko biba ibireba utegura uwo mugambi ureba itabyemera yahita ko kanya uwo mugambi wica. Urakoze cyane. Hari ibintu Imana ireka bikaba kugira ngo ariko abama bari bangahe? Abari Satani babiri. Ariko hari iby'Imana ibasha kureka kaba n'ibyirwana n'ubona umuntu akubiswe n'impanuka umwe agapfunda karoko. Noneho hari kwariya kuzamuka ubwo n'uvango n'ukuzazukana nawe uvuye hehe muri rwa rupfu kazukana nawe. None se uramutse ko harimo ngo abantu bazajya mu ijuru bakabonana na Yesu, uramutse utazanajyayo ubwo nuvuga ngo abantu bose bazabonana na Yesu kubera yuko bazaba babambagwe. Kubera yuko iyi saha ntago babasha kumenya ngo se ninde uzaritaha. Oya ariko twese tubikora mu buryo bwo kwizera kuko ntago tuba tuzi umuntu akiva mu mubiri ese uyu muntu aganye heza. Ndagira rero ngo njya hariya mu gihuru cyangwa ajya munsi y'igiti byanga bikunze ikibazo cyanzanye hamwe no kwizera dashidikanya akaba iyo myizerere yumva afite kandi benshi barahari babikora bigakunda. Ndumva uko turi kumwe hano harahuvuze ngo hari abantu batarasenga batarapfukamira Bayali bataranavuga ijambo ry'Imana batigeze kuzayavuga kuko na Yesu aravuga ati nimutanasenga n'ibiti bizansenga. Ariko ngewe hari ikintu ngira ngo nkubwire tutari bwumvikane n'aba bantu basenyera mu gihuru. Imana iravuga ngo fata umwanya wiherere usukanye amaganya imbere y'umutima wawe. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo fata umwanya wiherere usukira amaganya imbere y'igihuru cyangwa se imbere y'igishanga. Nuvuga ngo twemeranywa yuko urusengero sinzi niba turi byemeranywa kugira ngo mbashe kukwinjiza mu kiganiro. Niba wemera yuko umutima w'umuntu ari urusengero rwe. Ubundi urusengero ruzima ni umutima w'umuntu. Ya Yesu ari n'undi muntu wamuteye inda cyangwa akaba ari n'iy'abazimu. Hanyuma rero kugenda akaba yazana igipapuro kwa muganga birashoboka kuko wasanga inda nayifite. Tuzabimenya ari uko nyuma yavuye kwa muganga. Nse nta muntu utwita inda y'abadayimoni. Ugasanga umuntu aratwita inda y'abadayimoni kandi akaba ari indi igaragara. Nge ndabazi benshi bagiye batwita ugasanga umuntu aratwite hakabaho ko bamusengera ikatwita inda y'abazimu. Birashoboka ko yaba nayifite. Reka rero mbwire abadukurikiye banyarwandakazi uyu mumama turi kumwe cyangwa se uyu mudamu turi kumwe hari ijambo ryiza cyane avuze ati uyu mugore yagiye ikuzimu yigeze ajya ikuzimu avayo ati hari abantu benshi bagenda mu muhanda cyangwa se bakagenda mu makaritsiye dukuturanye ariko ari abazimu ariko nguko bisanzwe rero ahangaha kuri Ogera TV muri kumwe nanjye Kimizi umunyamakuru wanyu musanzwe muzi neza ko mbagezaho ibiganiro bitandukanye kandi bigezweho biri ku mihanda ya YouTube. Kimwe rero n'umubyeyi ahangaha ni umutumirwa ndagira ngo tugire icyo tuganira ku biganiro biri guca hano ku nkoranyambaga. Ariko reka tubanze tuganire ku bijyanye n'iri zuba n'iy'imvura biri kugenda bipezanya. Urabibonaho iki? Ibihe ni ibihe biri kugenda bitungurana. Uyu mwaka waranadutunguye cyane ukuntu twari tuzi bizagira ntago ariko byagenze. Ibi bihe byari kuba ari iby'imvura ariko izuba riraganza imvura. Hari abantu bari kuvuga ko ari ibihe bya nyuma ngo kubera ibyaha by'abantu ugasanga umugore yishe umugabo ugasanga umwana yishe se ugasanga mbega ugasanga abantu bari kuvuga ko ari ibihe bya nyuma. Wowe urabibona ko ari byo koko?
biranashoboka ko ari ibihe bya nyuma kuko no muri Bibiliya bigiye birimo uko byagenda kose nta jambo Imana ivuga ngo rihe kandi cyanditswe byanga bikunda kiba kigomba gusohora. Ibi bihe rero hari abantu batari babyiteze ariko binda kose byavugwaga bizaba. Ibi ngibi bihe ntabwo byapfuye gutya kuza, twe tumenyeye ko hari umwaka, hakaba hari amezi y'imvura, hakaba n'amezi yacanamo izuba, ariko uyu mwaka wabaye uw'amapfa cyane. Iyo ubiganire n'abantu usanga babivuga kwinshi mu bihe bya nyuma, abandi bakavuga ati no ku bwa Nowa byabagaho, n'imbere ya Yesu byabagaho. Wowe ubisanisha se uvuga ko ari ibihe bya nyuma gute kandi abantu bavuga ko ni na mbere ya Yesu byabagaho? Atese abantu bataricara nk'uko mubivuga, abana batarabyara ari batoya, cyangwa se ngo abantu usanga abahanuzi babaye benshi, wowe ubona uhera he uvuga ko ari ibihe bya nyuma? Ngiye mbona ibintu byarivanze, n'ibihe byarivanze, n'abantu twagiye duhinduka cyane, tunatenguha Imana cyane. Urakoze ubundi cyane. kera ntabwo buri ijambo umugore kwica umugabo kera ntabwo ari gupfa kuryumva, ko kera umugore yabaga ari umugore wubaha umugabo cyane yubaha n'umuryango. Ariko kuri ubu ngubu umugore asigaye rwose adatinya gufata icyuma akaba yakubita umugabo, ishoka agatema umugabo. Ibyo rero nibyo bihe turimo, usanga abantu twisanzemo kandi atari ko mbere byari bimeze. Impamvu nkubajije cyangwa se tutangije ibyo bintu by'ibihe bya nyuma, hari inkuru iri ku mihanda TV cyangwa se ku nkoranyambaga y'umugore noneho uri kuvuga yuko umugabo we ari Yesu, bashobora kuba babyaranye gatatu, inda ya gatatu ayifite ubu ngubu, urabivugaho iki? Gusa ibyo bintu birashoboka. Nibyo bintu biri. Ibyo bintu birashoboka ko umuntu Yesu kari wamuteye Yesu inda. ntago ari umuntu, etse ko yavukiye mu muntu, ariko Yesu ntago ari umuntu, n'umwana w'Imana. Hanyuma se ubwo yaba yarimutereye mu ijuru, yagiye mu ijuru se yemutereye he? Ni ukuvuga ngo uyu mugore ari kugaragara, ndetse se n'uwakore n'uwo mu mujyi wa Kigali bari kuvuga ko ari wa hano hafi cyane Ikinyinya, agaragara ari kwa muganga atwite, agaragaza yuko yaragiye ku gipimo, agiye kwipimisha nyine kwinda ari iya Yesu babyaranye gatatu. Rero iyi nkuru yacicikanye ku nkoranyambaga ku binyamakuru byose, ariko ndavuga nti reka ntumire umudamu mugenzi cyangwa se umubyeyi mugenzi we atubwire, ese ibi birashoboka koko? Ngewe uyu mudamu Mama Chance, yitwa Mama Chance. Ibintu uyu mudamu akora nge nabanje gutinya cyane, abanje kuvuga ngo yavuye ikuzimu, ngo yarapfuye, ngo arazuka, genda avuga ibintu bitandukanye, niho nahereye mutinya. Ndanamutinya cyane, ndavuga ngo abantu bitonde, be kumutega amatwi bumva ko ibintu avuga ari by'umugore arabeshya kimwe, ashaka kuba yaravuye ikuzimu koko, ugasanga aravuye ikuzimu kubera ko tugendana n'abantu ubona ari umuntu muzima kandi ari umuzimu yarapfuye kera. Ubwo ni ukuvuga ngo nubwo aza akavuga ngo ibi n'ibi, ariko abantu bitonde, kuba aravuga ngo Yesu ngo yamuteye inda, yamutereye hehe inda? Birashoboka ko wenda yaba we yishakira viyuzi, cyangwa se akaba ari n'umuzimu koko wazamutse uri kugira ngo uyobye abantu bamurangarireho cyane. Icyo ushatse kukubwira nanone nashaka kuvuga, uravuze ati ashobora kuba yaragiye kuzimu. Urakoze cyane. Abadukurikiye bamaze kumva ko uyu mugore twamenye n'izina ry'umwana we, ariko uyu mugore akaba yaragiye kuzimu. Biri kuvuga yuko kuba yavuga gutya ari kurushaka leta ntacyo yamuvugaho, cyangwa se abakozi b'Imana. Reka tuve nk'abakozi b'Imana, mbaze abakozi b'Imana nka Minyoni. Ese ni ukuri kw'Imana mu bakozi b'Imana bakomeye cyangwa se bakorera Imana bakomeye, Pastor Minyoni cyangwa se n'abakozi be n'abayoboke be, nta kintu bari kuvuga ko uyu mugore? Ese nta hantu wabonye nibuza mu bitangazamakuru hari umupasiteri n'umwe uri kuvuga ko uyu mugore? Ese nta hantu wabonye nibuze hari ubuyobozi bwavuze ko uyu mugore ko ari kuyobya abaturage? Kugera iyi saha ntabyo ndabona, ariko uwabibona wese ntabwo yabura kumunenga. Dufite abashumba, dufite abapasiteri batandukanye, byanga bikunze uwaba wese yarumvisha uyu mudamu ntabwo yabura kumunenga. Ntabwo wagenda koko ubizi neza uvuge ngo Yesu yaguteye inda. Yesu se mwaba mwarahuriye hehe? Babyaranye se bahuriye? Yesu se yaragarutse agaruka mu isi? Ntabwo yagarutse, tutegereje igihe azagarukira aje kwima ingoma, ko Yesu ntabwo yari yagaruka. Abantu be gufata ibintu ngo babyitiranye, ahubwo nareke kuyobya abantu. Hari nkamwe b'abamama mujya kwa muganga, turabizi neza abantu mbere
iterambere ritaraza cyangwa se kugira ngo twumvishwe ko tugomba ababyeyi b'abamama bagomba kubyarira kwa muganga, ariko mbere yo kwipimisha ku gipimo umuntu w'umubyeyi ajya kwa muganga indi maze kugira amezi angahe? Uhera ugisama. None uriya mugore ko yamaze gusama kandi kwa muganga hariho gahunda y'uko umuntu ajyayo kwipimisha ajyanye n'umufasha we, atajyana umufasha we akajyana igipapuro kivuye mu mudugudu mu isibo kigaragaza ko uwo muntu ari nta mugabo agira, inda yayitewe mu muhanda, cyangwa se akaba yarayitewe ariko umugabo we agahita apfa, cyangwa se akaba yarayitewe umugabo we akajya mu butumwa bw'amahoro, akaba yarayitewe umugabo we akaba yaragiye mu kazi runaka. Hari icyo bari bumufashe aterekana umugabo we, cyangwa se Yesu ashobora kuba afite undi ari kwita Yesu ari bugaragaze kwa muganga. Ashobora no kuba ngiye kugera aka kanya uyu mudamu we n'umutima we afite ikintu ashaka. Aka kanya ashobora kuba avuga ngo agiye kwa muganga koko, yagiyeyo ugasanga aranatwite ariko inda atari iyo ya Yesu koko nk'uko babivuga. Ugasanga atari ya Yesu, ari n'undi muntu wamuteye inda, cyangwa akaba ari n'iy'abazimu. Hanyuma rero kugenda akaba yazana igipapuro kwa muganga birashoboka, kuko wasanga inda anayifite. Tuzabimenya ari uko nyuma yavuye kwa muganga. Ese nta muntu utwita inda y'abadayimoni? Ugasanga umuntu atwita inda y'abadayimoni kandi akaba ari inda igaragara. Njye ndabazi benshi bagiye batwita, ugasanga umuntu aratwite hakabaho ko bamusengera reka twita inda y'abazimu. Birashoboka ko yaba nayifite. Reka rero mbwire abadukurikiye banyarwandakazi, uyu mumama turi kumwe cyangwa se uyu mudamu turi kumwe, hari ijambo ryiza cyane avuze ati uyu mugore yagiye ikuzimu, yigeze ajya ikuzimu avayo, ati hari abantu benshi bagenda mu muhanda cyangwa se bakagenda mu makaritsiye dukuturanye ariko ari abazimu. Ariko Gitwaza ni umukozi w'Imana nemera cyane. Ni iki wavuga kuri ubu butumwa uyu mugore ari kugenda asakaza ku nkoranyambaga, asebya Yesu, asebya ijambo ry'Imana? Nge niko navuga. Ese wowe ubibona gute nyakubaha Gitwaza? Ngira ngo Gitwaza agire icyo avuga kuri iki kibazo cy'uyu mugore ndetse na Minyoni bagira ikintu babivugaho. Hari ikintu ngarutse aha ngaha ngira ngo nkubwire cyangwa se nkubaze numve ko twagihuza. Nuvuga ngo ku isi cyangwa se muri iki gihugu cyacu hari abantu usanga bari mu duhuru, ari nk'abadamu babiri, ari nk'abagabo babiri bari gusengera mu gihuru, mugasanga abantu bari gusengera mu bishanga, imvura iri kugwa, yanabanyagiye ngo bari gukorera Yesu. Ese koko uko ubibona koko baba bari gukorera Yesu? Abantu ntago wajya ngo uce iteka. Abantu barasenga kandi haracyariho ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Hari n'ibiti n'amabuye. Hari n'abagendera ku bandi, hari abagenda mu ibyo bihuru batayobewe n'umwuka w'Imana, ariko hari abajya mu ibyo bihuru bitewe nuko ashaka kwihererana n'Imana, bitewe nuko ashaka kumenekera imbere y'Imana, akavuga ni reka ngende ninjya hariya mu gihuru cyangwa ajya munsi y'igiti, byanga bikunze ikibazo cyanzanye, hamwe no kwizera adashidikanya, akaba iyo myizerere yumva afite, kandi benshi barahari babikora bigakunda. Ndumva uko turi kumwe hano haraho uvuze ngo hari abantu batarasenga, batarapfukamira Bayali, bataranavuga ijambo ry'Imana, bategeze kuzayavuga, kuko na Yesu aravuga ati nimutanasenga n'ibiti bizansenga. Ariko ngewe hari ikintu ngira ngo nkubwire tutari bwumvikane n'aba bantu basenyera mu gihuru. Imana iravuga ngo fata umwanya wiherere usukanye amaganya imbere y'umutima wawe. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo fata umwanya wiherere usukira amaganya imbere y'igihuru cyangwa se imbere y'igishanga. Nuvuga ngo twemeranywa yuko urusengero, sinzi niba turi byemeranywa kugira ngo mbashe kukwinjiza mu kiganiro, niba wemera yuko umutima w'umuntu ari rwo rusengero rwe. Ubundi urusengero ruzima ni umutima w'umuntu. Urakoze cyane. Rwo rusengero ruzima. Ariko hari ukuntu wowe ubwawe uvuga nti reka ntere n'iyi ntambwe, bitewe n'agahinda cyangwa n'umubabaro n'icyo wumva ushaka, ukabanga reka ntere n'iyi ntambwe, negera hari akurubaraza mpicare, byanga bikunze Imana iransanga kandi iranyura. Ushaka gusengera mu mutima Imana ikakumva. Ushaka no kwegera uruhande rw'igiti cyangwa mu icyo gihuru uri kuvuga ukahasengera kandi Imana ikakumva. Bose rahabasubiriza. Mbere yuko rero turi buganire ku kiganiro, ndabanza mubaze kwibi byose tufite amazu, ama etage, amamodoka ari iby'Imana yaduhaye. Ni Imana ibiduha.
ibi bintu nta ni ubushobozi Imana iduha kugira ngo tubigereho. Imana ikintu ikora yaremye umuntu imushyira ku isi, imuha ubwenge, imuhe ubwenge, yaremye isanzure, ishyiramo inyamaswa, irangije ishyiramo iri mu muntu mushyiramo kugira ngo ategeke ibyo ngibyo. Urakoze. none niba ni urugero uba mu nzu y'icyumba na saro, cyangwa ukaba ufite inzu y'ibyumba 2 na saro, wowe Imana yaraguhaye ubwo bushobozi cyangwa se ikaguha ubwenge bwo kuyikodesha, ikaguha akazi, wabona akazi k'ikiyede, wabona akazi k'igifundi, wabona akazi kabi kose, ariko ukagakora kugira ngo ubone, Imana ikaguha imbaraga kugira ngo wishyure yanzu. Ni ukubera ko utafata isaro yawe ngo wicare mu ntebe nk'uko twicareye turi imbere y'itangazamakuru cyangwa se turi imbere y'abadukurikiye, ngo ubwire Imana ati Mana yanjye ndakwinginze kugira ngo umfashe umwana wanjye akire, umfashe mbone amafaranga y'iyi nzu. Ahubwo wowe none ugatangira kuvuga ngo Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ya Isaka na Yakobo. Ububwira Isaka na Yakobo wavuze ngo Imana yawe. Abantu uko umuntu ahamagarwa, hari umuntu usenga akaganzamo Yesu cyane, hari umuntu usenga akavuga Mana, sibyo? Hakaba n'abasenga bakavuga abasokuruza batubanjirije mu bisokuru bya Yesu. Urumva umuntu uko amarangamutima y'umuntu amutegeka ubwo buryo asengamo. Reka rero nkubwire impamvu mbikubwiye. Nari nkubwiye ngo ufashe muri yanzu y'ibyumba 2 na saro Imana yagukodesheje, cyangwa ugafata itaje ifite ibyumba 54, ukava muri yanzu, Imana yaguhaye, kandi tumara kuvuga ko Imana ari ibiduhesha, ukajya gusanga ukajya mu gihuru, wakagombye gufata icyumba kimwe ukagisanisha n'umutima wawe, ukabwira Imana ati Mana yanjye ndagushimiye kubw'umurwayi wanjye nari mfite wunamutse, ndagushimiye Mana yanjye nabwiriwe, ariko ndagushimiye, ndakwereka n'abatabashije kubibona, ndakwereka abantu bari kwa muganga, ndakwereka abantu bari mu nzu z'imboho hirya no hino. Wowe ukajya kubiyibwirira mu gihuru. Imana uba wayisanije n'iki, uba wayubashye. Uzi ikintu Imana ikunda? Ikunda icyubahiro. Imana ikunda icyubahiro. Buriya ugiye ukicara mu madiva bitewe n'intebe wenda zigezweho, ukicara mu nzu ukagamika ukavuga ngo Mana ndagushimiye kubw'ibikubwira, uzi neza yuko wa muntu wicaye hahandi imvura iri kumunyagira bitewe no guca bugufi. Imana yibibona nko guca bugufi. None ntawe ushobora kujya mu nzu mu gihuru, ushaka kujyamo mu nzu ukahasengera, mu nzu ushobora kuhasengera n'umutima wawe ufite no guca bugufi, Imana ikakumva. Nakugenda kubwira ngo yumva uri mu nzu ikumva nuri muri cya gihugu. Oya, nukuvuga ngo nibyo uko bivuze, ariko se ntawe ushobora kujya muri cya gihuru cyangwa muri cya gishanga pfukamye, ariko uvuga ngo Mana yanjye ndakwingize ubu burozi mfite buze gukora nice Kimizi. Kimizi n'umunyamakuru akunda kuvuga ku bantu basenga, Kimizi n'umunyamakuru akunda gutera komite ku bantu bagira gute, ndakwingiza kugira ngo uburozi ngiye gufata, ndakwingiza kugira ngo iyi nkuba mutumye imufate. Ibintu byose Imana irabyemera. Urakoze cyane. Kumva ibi Imana irabyemera, n'ibyiza ikabyemera. Oya, ntabwo Imana iryemera ibibi. Nongere mbigusubire impamvu. Reka nkubwire. Uretse nguce mu ijambo gatoya. Ntabwo turi bubyumvikane. Nuvuga ngo ahubwo uvuga ngo dufite ibintu bibiri bituyoboye. Dufite Satani ikunda ibibi, dufite n'Imana ikunda ibyiza. Ahantu hose Imana ikunda ibyiza. Ahubwo Imana ntabwo uraza kuvuga ko Imana idahutira ko ngo nukibonye uriya muntu ari kugambanira Kimizi ngo Kimizi ngo ndamuvuga ngo ntabwo buriya buroza araburya. Uko biba ibireba utegura uwo mugambi ureba, itabyemera yahita ko kanya uwo mugambi wica. Urakoze cyane. Hari ibintu Imana ireka bikaba kugira ngo ariko abama bari bangahe? Abari Satani babiri. Ariko hari iby'Imana ibasha kureka kaba n'ibyirwana, nubona umuntu akubiswe n'impanuka, umwe agapfunda karoko. Noneho hari ikindi kintu ngira ngo ndumva usobanukiwe cyane. Hari ikindi kintu kiri kugaragara cyane. Abantu kubera uriya mugore bari kwirimbi bari gushyingura, bari kuvuga ati umusaraba, kuki umusaraba wagenewe kubambwa nk'ibisambo cyangwa kubangwaho n'abantu. Ni ukubera iki uyu musaraba bawushyira ku muntu? Kandi umusaraba haraho umusaraba Yesu bagaragaye bari kubamba Yesu ari hagati y'ibisambo bibiri, byose yari imisaraba. Umusaraba umwe ushushanya Yesu, hari ushushanya Yesu, hari n'ushushanya w'igisambo. Ari gutekereza yuko uriya musaraba babambyeho Yesu ari bubambweho ikindi gisambo. Urumva? Basaba yuko hababarirwa baraba bakabamba Yesu. Urumva?
bigaragare ko uriya musaraba ari kubambwaho baraba. ni kwa kubabarirwa, ni kwa Yesu yawugiye mu kimenyetso cyo guca bugufi. Ni ukuvuga ngo nibyo guca bugufi, ariko nabari abantu bari kuririmba ugasanga koko abantu wowe urambwiye uti uriya musaraba wari wagenewe baraba. Nibyo koko, none se uriya musaraba nimba wari wagenewe baraba, bakavuga ati reka niba tubonye incungu ya baraba tukabona umuntu uri kurengana, reka tukure kuri baraba noneho tuwushyireho Yesu. Nyine nibyo koko nkuko bigaragara Yesu ni ikigaragara yuko uriya musaraba ushushanya yuko wenda yaradupfiriye, ariko uriya musaraba wari nkuko bari abantu bari kwirimbi ku nkoranyambaga bari kuvuga ku byerekeye imisaraba bashyiraho kandi yaragenewe ibisambo. Urumva ko bari kuvuga ukuri? Uriya misaraba n'ubundi wari wagenewe ibisambo, abakoraga ibyaha nibo bababambagaho. Uko Yesu nawe bamugeranyije ko yise umwana w'Imana, ubu nicyo wamuha. Ariko ntabwo yigeze yita igisambo. Mu kumubamba bakoraga amakosa bose barababambaga, nawe bamubambye mu buryo bw'uko yari yiyise umwana w'Imana. Ubwo yari ari muri babanyabyaha, nawe ajya kubambanywa na babandi. Reka rero tumbwire njyewe Kimizimbwire aba adukurikiye ku Ogera TV, nuvuga ngo uyu mubyeyi cyangwa se uyu mama abisobanuye neza. Nuvuga ngo uriya musaraba kuba bari kwibaza impamvu umusaraba bawufata bakawushyira ku muntu wapfuye kandi yaragenewe ibisambo. Nuvuga ngo uyu musaraba koko wari wagenewe baraba, ariko kuko Yesu yari umwana w'Imana bamushinja ko yiyise umwana w'Imana bawumubambaho. Uriya musaraba bashyira ku muntu, uriya bamaze gushyingura, urabona umusaraba urazamuka, hariho gutambika hakaba kumanuka no kuzamuka. Iyo bawushinze ku muntu aba ari ugupfana na Kristo, yabambanywe na Yesu. Kugutya ni ukubambanwa na Yesu, ko ariya kuzamuka ubwo n'uvuga ngo ni ukuzazukana nawe uvuye hehe muri rwa rupfu ukazukana nawe. Nicyo kimenyetso cy'uriya musaraba. None se uramutse ko harimo ngo abantu bazajya mu ijuru bakabonana na Yesu, uramutse utazanajyayo ubwo nuvuga ngo abantu bose bazabonana na Yesu kubera yuko bazaba babambanywe. Kubera yuko iyi saha ntabwo babasha kumenya ngo ese ninde uzaritaha. Oya, ariko twese tubikora mu buryo bwo kwizera, kuko ntabwo tuba tuzi umuntu akiva mu mubiri ese uyu muntu agannye hehe. Ndagira rero ngo tubwira abadukurikiye ko uyu musaraba usobanura mbega kubambwa kwa Yesu adupfiriye. Ntabwo usobanura ko ni ukuvuga ngo ntabwo turi babwire ko uyu musaraba wari uw'ibisambo. Abantu bizera bitandukanye. Iyo usize huriya muntu umusaraba, hari ikintu uba wizeye mu buryo bw'amaraso ya Yesu, kuko yemeneye kuri uriya musaraba. Ukaba wizeye ko umuntu wawe ushyinguye byanga bikunze umusize mu butware bw'Imana. Reka tugaruke kuri uyu mugore rero. Uyu mugore mugenzi wanyu amaze kuvuga yuko yasambanye na Yesu, akaba yararongoye na Yesu, afite inda ya Yesu. Wowe uravuga yuko uyu mugore ni iki wamuvugaho mu buyobozi bwa leta? Namaze gutabaza abapasiteri benshi nyine kugira ngo babashe kugira ikintu babivugaho. Ese wowe wumva nk'abayobozi ntacyo babivugaho? Ahubwo uyu mugore bamugarukeho, kuko uyu mugore arashaka kuyobya abantu. Ari gushaka kuyobya abantu. Ushaka kwisanga hari undi muntu ushaka kwizera akavuga ni nanjye ngiye gusenga Yesu anterinda. Oya buretse nguce mu ijambo. Ahubwo ushobora gusanga ubwo ari umugore wamaze kuvuga ko yabyaranye na Yesu, ushobora gusanga hari undi mugabo wavuze ngo nanjye ngo nateye inda Bikira Mariya. Nyine ushaka gusanga ibi bintu uyu mugore yavuze, iri jambo yavuze, abantu benshi bagiye kurizamukiraho. Ugasanga abantu bose bagiye kwiyita ngo nanjye ngo Yesu yanteye inda, cyangwa bakazana ikindi, ugasanga n'abandi babizamukira. Ugasanga umuntu w'umugabo ari kuvuga ati ubu ngubu ni se wa Yesu, ni nge Yosefu. Njyewe icyo nasaba abashumba bacu, bafite ubuhanga mu bya Bibiliya, bafite Mwuka Wera ibayobora, babanze bagira uyu muntu benshi, amatorero menshi, abareba byinshi, begera uyu mudamu. Nk'uko bivuze ukoze hasi unyibutsa ibuye. Nuvuga ngo ngiye reka nsabe harimo abapasiteri niyo mpamvu ndi kubwira abapasiteri cyangwa ababishop kuba bategura igitaramo cyangwa se
cy'amasengesho bakazana uyu muntu, kuko uyu mudamu ibintu yakoze cyangwa se uyu mugore ibintu yakoze ni ibintu by'ipfobya ry'ijambo ry'Imana, cyangwa se kwandagaza ijambo ry'Imana cyangwa kwandagaza umukiza wacu Yesu Kristo, bakamusengera bakareba ikibazo afite. Niba yaragiye wanasanga kuko nkuko twahereye ku kiganiro tuvuga ko ashobora kuba yarajyaga ikuzimu, ari nk'abantu b'ikuzimu bamutumye cyangwa bamubwiye bati jya ku isi uyobye abaturage, uyobye abanyarwanda, ariko abanyarwanda ntabwo tujya tuyoba, kuko mu Rwanda nta magina haba. Satani nta magina aba mu Rwanda. Satani afite imbaraga. Urumva neza ko aba ni abami babiri bahanganye. Urumva kandi ari n'ubutware bw'umwijima burakora. Gusa hejuru yabyo hari imbaraga z'Imana, ariko si ukuvuga ko bitakunda. Birashoboka ko uyu mudamu yaba yaratumwe atigendeye by'abanyarwanda kuzimu, kuko ntabwo udafite mwuka wera ngo akumenyeshe se wowe kimizi twicaranye urinde. Urumva ntabwo nabasha kumenya ngo urinde. Ushaka kwicarana hano nawe warakuze kuzimu, uri n'igini wambaye umubiri, kandi nyamara ufite raporo ujya gutanga ikuzimu. Ko abantu benshi barakora ku manywa, hako bitandukana nijoro. Nijoro nibwo abantu bajya kumurika ibyo biriwemo ku isi. Ubwo rero birashoboka ko uyu mudamu ashobora kuba yaranatumwe, ugasanga ahubwo arimo arashaka kuyobya abantu kugira ngo abantu benshi bamuyobereho, bamurangarireho, babitindeho cyane. Ubwo rero numva nk'abashumba bamwegera, bamara kumwegera n'abashoboye gusenga bagasenga akaze, uyu mudamu ugezeho nubwo avuga ngo Yesu yamuteye inda, uyu mudamu ni muntu ki? Reka ngewe nibwirire Bishop Minyoni ndetse na Gitwaza bagerageze bakore nk'igisa n'isuzuma koko uyu mudamu ashobora kuba yaratumwe, ariko ngewe icyo nemeza cyo nuko nta magini aba mu Rwanda cyangwa amashitani. Uyu mugore araza kugaragara wenda nawe ari n'amashitani yamutumye y'ikuzimu, akaba afite ibintu ari gushaka kugira ngo by'abantu bate mu mwobo. Nta magini aba mu Rwanda, ahubwo ngiye nkabasaba aba bishop cyangwa aba pastor mvuze kugira ngo bategure iki kiganiro cy'amasengesho, cyangwa se igisa n'amasengesho, begere uyu mugore, bamwegere, bamuganirize, ndetse bafatanyije n'izindi nzego z'umutekano, barebe neza koko niba nta kintu kibiri inyuma, kugira ngo abashe kuba yavuga ngo Yesu yamuteye inda, abashe kujya kwa muganga. Cyakora ngiye namaze nkuko ndacyabivuga n'ubu ngubu, ndacyabivuga hari abantu bagomba badukukiye, bazajya badukukira buri kanya. Ngiye numva uyu mumama yakagombye kwipimisha ku bitaro bya hariya Indera, bakamupima neza, bakamusuzuma niba koko ari nta kindi kibazo afite mu mutwe. Siko wabyumva se? Naho bamupima ahubwo nibapime barebe koko se iyo nda arayifite niba atari ukubeshya cyangwa guharabika. Hanyuma rero nibasanga, hanyuma ubwo wenda ubwo umwana uzavuka ugazaza asa na Yesu, ugazaza nakora ibitangaza, kuko ntiwaterwa inda n'umunyabitangaza ngo umwana abyaye nawe ure kuba umunyabitangaza. Ahubwo bagomba kumenya, bakamenya ngo ese uyu mugore yagiye kwipimisha koko inda bayibonye. Uriya mugore kubyara byamurushye, yihaye kuvuga ngo Yesu ngo niwe babyaranye, kuko Yesu ntabwo yabona umwanya hariya kwa muganga. Yaravuze ni Yesu wabyivugiye, ngende ndavuga mu byo Yesu yivugiye, ibya Yesu ni ku murongo. Hanze yaravuze ati ibya Yesu ni ku murongo, kandi ibya Yesu ni ku murongo. Kandi Yesu ntabwo yajya ku isi ngo agiye ku bitaro runaka, agiye gutonda umurongo kugira ngo ajye kwipimisha sida, cyangwa kwipimisha uko umwana ahagaze, cyangwa kwipimisha imitezi. Buriya rega kwa muganga, reka tubivuge n'imbere y'itangazamakuru cyangwa se imbere y'abadukurikiye, buriya batubwiye ngo tujye kwipimisha inda kwa muganga, bagira ngo barebe ko umwana ahagaze, barebe nuko ubuzima bw'umubyeyi buhagaze. Iyo bavuze rero gupima ubuzima bw'umubyeyi, bagira se hari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina yigeze agira, cyangwa se hari ubundi burwayi tuburinda umwana afite. Barapima, bakareba umuvuduko, bakapima umutima, bapima impyiko, bapima ibintu byinshi kugira ngo bitazangiza umwana. Ndizera rero uriya mugore uvuga ko yatewe inda na Yesu, ntabwo Yesu yabona umwanya wo kujya gutondera murongo, kuko Yesu afite imirimo myinshi, abafite imirimo yo kurebera hamwe abantu, kereka wenda, kandi ntabwo byakunda. Ntabwo yakora mu mwuka ngo agende ngo abwire abaganga ngo mwebwe ni mumpime. Ntabwo nemeranywa n'uyu mudamu. Mama Chance, aho uri hose unyumve, Yesu ntaho yagutereye inda, kiretse niba yaranyujije mu mugabo runaka akaba ari gutera inda. Warakurikira uwo mugabo rero? Ntago umuntu agomba, ntugafata umuntu, nareke guharabika izina ry'Imana. Urumva? We ntabwo yagafasha umwana w'Imana ngo agenda avuge ngo Yesu wanteye inda. Yakabivuze mu bundi buryo, ngo bafitanye batatu. Uriya iranda ngo ni ya gatatu abyaranye na Yesu. Ntibishoboka. Nuvuga ngo afite abandi bana babiri bakuze, afite n'indi nda rero.
inda rero ngo nayo ni iya Yesu, niho yatangarije ko ashaka kuba yarabivuze nabi, atanga ubusobanuro nabi. Ukuntu Imana igukorera igitangaza, mukabona urakoze cyane. cyane. Igitangaza ikora ni kwa kundi twavugaga katubanga Imana izanyuza mu mirimo y'amaboko yacu. Imana yaremye umugabo, umugore mukura mu rubavu. Bivuze ngo kwifuza kwa wa mugore biva ku mugabo. Hanyuma Imana yashyiriyeho umugabo ni ukugira ngo yuzuze bya byifuzo bya wa mugore. Birashoboka ko yaba yarabonye uburyo Imana ikoramo, cyangwa Yesu we cyangwa akaba yarabonye babana arushye, akaba Yesu hari inzira yagiye aca kugira ngo abyare abone babana, wakabyita ko Yesu yamuteye inda. Oya, hari abantu batanga ubusobanuro nabi. Si ukubutanga nabi, babimusobanuje bavuga bati uko bivuze ariko babimusobanuje. Aravuga ati hari uwamubaje tese yabivuze neza, arabibaza ati Yesu yakurongoraga ati mu buriri. Aravuga ati ngiye ntabwo nshobora kuvuga ko uko umugabo wanjye twaryamanaga mu buriri. Ati Yesu turaryamana mu buriri bugacya tukaryama, agakora ibyo akora nk'abandi bagabo. Ati Yesu nshobora kuvuga uko umugabo wanjye twaryamanaga mu buriri. Uwo nguwa arimo umwuka mubi. Ntago ngiye nemeranya n'uyu mudamu uvuga ngo Yesu yamuteye inda, ntago nemeranya nawe. Reka rero urabona umwanzi w'ibihe na amasaha, ndagira ngo ugire dusoza ikiganiro cyacu, ndagira ngo ugire icyo uvuga cyangwa se ugire ubutumwa uha abadukurikiye kuri iki kiganiro cy'uyu mugore. Ubutumwa natanga abantu be kubona iminsi duhagazemo ngo bakurikire ibibashuka. Abahanuzi b'ibinyoma barahari, abaza biyita ngo ni Imana ibatumye barahari, n'abatumwe na Satani barahari, kandi ntago bazabasha kubatandukanya. Nibakoresha umwuka w'ubwenge, umenye ngo se uyu muntu ninde. Hanyuma nibarangiza bitondere uyu mudamu ugeze ahavuga ngo Yesu yamuteye inda, babyaranye abana 3. Ngiye ubutumwa nabaha nibashishoze, nibamara gushishoza abashoboye gusenga basengera uyu mudamu, bayenga uyu mudamu yaturutse he, yatumwe nande. Murakoze cyane. Ngewe rero icyo mbwira abadukurikire kuri Ogera TV, nge nkuko uyu mumama bivuze cyangwa se uyu mudamu, nuko aba bishop navuze bagomba gukurikirana uyu mudamu bakamusengera, cyangwa se ndetse bifatanyije na leta yacu, kuko uyu mudamu ari kuyobya abanyarwanda. Ikiganiro nakagaruka.